Haleluya, haleluya, mwiriwe bene data, nizere ko muri amahoro, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni Pasiteri Marie Teresa ngarutse kuvuga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ndashaka ko tuvuga ku ijambo rivuga ngo kwita ku mbuzi cyangwa se guha agaciro imbuzi cyangwa se guharanira kurwana ku mbuzi no kuzikurikiza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turafashwa n'ijambo riri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohani, ni ibice 13. Turahera ku murongo wa 7. Haranditse ngo Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato ko unyuze ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, databuja, noneho ntunyuze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese, ni uko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Imana ishimwe cyane. Reka tujye ku murongo wa 18. Haranditse ngo simbavuze mwese, kuko nzi abo natoranyije, keretse ko ibyanditswe bikwiye gusohora, ngo urya ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeri. Imana ishimwe cyane. Twongere tujye ku murongo wa 21. Haranditse ngo Yesu amaze kuvuga atyo ahagarika umutima, arahamya ati, ni ukuri ndababwira yuko mwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwo avuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza, aramubaza ati, umubaze uwo ari we, wavuze uwo ari we. Uwo ahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu, aramubaza ati, databuja, ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha ni we uwo. Nuko akojeje inogo arayenda ayiha Yuda Isikariyoti mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiriyemo. Nuko Yesu aramubwira ati, icyo ukora icyo gikore. Imana yacu itugirire neza. Ijambo nyamukuru navuze ngo kwita ku mbuzi. Ijambo ry'Imana, Imana yaryandikishije kugira ngo rizabere abantu inyigisho ibigisha, ibamenyesha Imana. Ijambo ngo ribamenyeshe ukuri kuri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ngo ribahe imbuzi abantu b'ibihe byose. Ijambo ngo ritange ihumure mu mitima y'abantu b'ibihe byose. Imana yandikishije ijambo ryayo kugira ngo ridufashe gukomera ku Mana, ridufashe kutumenyesha
iby'Imana yashatse ko tumenya uhereye mu iremwa ry'isi kugeza igihe isi izaba irangiye, ndetse na nyuma y'ubu bugingo bw'iyi si. Hari ibyo ijambo ry'Imana ritubwira uko bizaba bimeze. Nagira ngo rero uyu munsi turebe iri jambo dusomye nk'imbuzi, kwita ku mbuzi. Dusomye amagambo menshi, ariko ndashaka ko tugaruka kuri uyu mugabo witwa Yuda Isikariyoti. Impamvu nshaka ko tumugarukaho ni uko ari umugabo wari mu ntumwa 12 za Yesu, ariko akabamo ari umuntu urimo asa naho atitaye ku gaciro k'uwamuhamagaye. Yari arimo atitaye ku mwanya w'icyubahiro yatoranirijwe. Imana yacu itugirire neza cyane. Ni umugabo nshaka kubereka uburyo yagiye aburirwa. Iyo uburiwe ubundi bivuze yuko icyo bakuburiyeho ukireka. Iyo bakubwiye ko iki ngiki kigiye kumera gutya kubera impamvu iyi n'iyi, urakireka. Uyu rero Yuda nawe yari yihishe mu ntumwa 12, ariko Yesu Kristo ashaka kumuburira hakiri kare. Ashaka kumuburira ngo agarure umutima hakiri kare. Ashaka kumuburira ngo ye kwita mu byo kumugambanira hakiri kare. Kuko n'ubundi Yesu Abayuda bari batuye bamwanga. Iyo Yuda aza kwigarura akareka kumugambanira, n'ubundi Yesu ntabwo yari kureka kudupfira. Hari gukoreshwa ubundi buryo akadupfira, ariko atagambaniye shebuja basangiye akabisi n'agahiye. Imana itugirire neza cyane. Narindi kugira ngo nkubwire ngo umutima wawe ukwiye kumva imbuzi Imana ikubwira muri ubu buzima. Niba Imana ikuburira ikakubwira ngo va mu byaha, va mu byaha wige gukora neza. Reka ikibi wige gukora neza, kubera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Izo ni imbuzi. Uhereye mu gitabo cy'Itangiriro harimo imbuzi kugeza mu byahishuwe. Imana yacu itugirire neza. Imana yaburiye Adamu na Eva iramubwira iti nimurya ku mbuto za kiriya giti no gupfa muzapfa. Iyo yari imbuzi iburiye Adamu na Eva kugira ngo batazakora ikosa ryo kurya ku giti, ariko ntago bitaye ku mbuzi. Imana itugirire neza. Uyu mwanya ndi kugukangurira kwita ku mbuzi, izo wumva buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Iyo umuntu atitaye ku mbuzi ahura n'ingaruka zitandukanye. Mu ngaruka zitandukanye ashobora guhura nazo hari ugupfa umuntu ahagaze. Iyo utitaye ku mbuzi zikuburira, zikubwira ngo reka ikibi ukore icyiza, upfa uhagaze. Iyo utitaye ku mbuzi zikuburira no gupfa, urapfa mu buryo bwa burundu. Gupfa uhagaze no gupfa mu buryo bwa burundu byose bituruka ku kutumvira imbuzi. Imana yacu itugirire neza cyane. Yesu abivuga mu marenga, kandi uwo yabibwiraga yarumvaga neza, kuko turebye nko ku murongo wa 10 muri kiriya gice tumaze gusoma, aravuze ngo muraboneye ariko si mwese.
bisobanura ko muri bo hari umuntu utaboneye nubwo yogejwe ibirenge ariko ntaboneye. Byari nko kumuburira ati ko umutima wawe uzi yuko utaboneye, wakwihannye muri aka kanya ndimo noza ibirenge n'umutima wawe nkawoza. Ariko ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva, amatwi arimo urupfu ntiyumva ihoni. Imana yacu itugirire neza. Ku murongo wa 18 naho Yesu yongeye gutanga imbuzi kuri Yuda, aravuga ngo simbavuze mwese kuko nzi abo natoranije. Avuga ariya magambo yuko uwo bari gusangira ari we umubangiriye umugeri. Yuda yariyumvaga neza, akumva neza ibyo yakoze akabisobanukirwa n'umutima we ukabyumva, ariko Yesu yagira ngo yigarure. Imana itugirire neza. Noneho abonye ibyo amaze kuvuga nk'ibimenyetso Yuda nta kimukozeho, ku murongo wa 21 avuga yeruye, arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Yuda arabyumva neza, noneho Yesu avuze yeruye. Abandi ntago bari bamenye uwo avuze uwo ari we, ariko noneho Yesu atanga n'ikimenyetso cy'uko yamuhaye umutsima, ngo noneho umutima we Satani ahita winjiramo, ahita anamubwira ngo icyo ukora icyo gikore. Ni nkaho ahamije ati n'uyu nguyu, ndakubwira ngo icyo ukora icyo gikore. Imana itugirire neza. Kwita ku mbuzi Imana iduha, kwita ku mbuzi duhabwa, kuko nitutazitaho, iyo utitaye ku mbuzi urapfa cyangwa ugapfa uhagaze. Imana yacu itugirire neza cyane. Nuko ngo Yuda ahita yihagurukira, noneho ajya gukomeza akazi ko kumugambanira. Ijambo ry'Imana iyo dukomeje gusoma ritubwira ko yakomeje gukurikirana uko Yesu biri bugende, ngo yari azi neza ko Yesu ashobora kuza gukwepa abatambyi, agakwepa urubanza, ariko ngo abonye Yesu bamuciriye urwo gupfa yemeye atabacitse, Yuda ngo noneho yajya yagira agahinda, agira agahinda impitagihe, agira agahinda mu gihe yamaze kurangiza byose, agira agahinda imbuzi zaje ku mutima we n'inkomanga, n'imbuzi Yesu yamuhaye zose ntiyazumvise, ahubwo abonye bikomeye ntiyagarura n'umutima ngo yibuke ko Yesu ari umunyembabazi, ngo nuko ngo nibwo ngo yimanitse ngo mu giti. Imana yacu tugirire neza. Iyo dusomye iyi ndirimbo iboneka mu gitabo cy'indirimbo, mu ndirimbo z'agakiza, indirimbo y'109, igitero cya 3, haravuga ngo umwami Yesu ni umucunguzi, ngo yadupfiriye ku musaraba. Igitero cya 4 kikavuga ngo uwagambaniye Yesu Kristo yari uwo mu bigishwa be, ngo nyamara yikururiye ishyano ryatumye yimanika ku giti. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko yo ubwayo umugambi wayo ni ukutuburira, ariko iyo tutumvise imiburo y'Imana bidukururira ishyano. Uyu nguyu amaze kubona ko Yesu bagiye kumubamba, Yesu yemeye kubambwa, ngo yaragiye yimanika ku giti. Ntabwo yibutse gusaba imbabazi ngo avuge ati Yesu mbabarira. Imana yacu itugirire neza. Amatwi arimo urupfu ntago yumva ihoni, ntabwo amenya icyo gukora. Bivuze ko uyu Yuda yari yarapfuye
yari yarapfuye ahagaze, imyaka 3 yose yabanye na Yesu, amwigisha, akora ibitangaza areba, abatuma ati nimugende mwigishe kandi mukore ibitangaza bigakoreka. Iyo myaka yose yayibayemo ari umupfu uhagaze. Ijambo ry'Imana ryinjirira mu gutwi rigasohokera mu kundi. Imana yacu itugirire neza. Uyu munsi ubutumwa bwiza bwakwiriye ku isi yose, buravugwa mu maradiyo, buravugwa burerekanwa ku mateleviziyo, burandikwa, bwanditswe mu binyamakuru, bwanditswe mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. Imana yacu itugirire neza, ariko ryaje kugira ngo uryumve nanjye ndyumve, rikuburire nanjye rimburire, ridukure mu byaha, ritujyane mu gukora ibyiza. Mwene data wumva iri jambo, ndagira ngo ufatanye nanjye kubwira abantu yuko bakwiriye kumva imbuzi z'Imana. Imana iravuga mu gitondo, igahera mu gitondo ivuga kugeza nimugoroba. Imana iravuga uko bwije n'uko bukeye mu buryo butandukanye, iburira abantu bayo, iburira isi, abatuye isi. Ndagira ngo ufatanye nanjye gutambutsa ubutumwa, kandi nagira ngo ufatanye nanjye kwita ku mbuzi zitari zimwe Imana yaduhaye mu buryo butandukanye. Imana yacu ihabwa icyubahiro kubwo kutita ku mbuzi Yuda yarimanitse. Kubwo kutita ku mbuzi, Adamu na Eva bariye ku giti, birukanwa muri Edeni, bituma bakururira isi urupfu. Ariko kubwo kwita ku mbuzi z'Umwami Imana, kubwo kwita ku mbuzi za Yesu Kristo, yamennye amaraso i Gologota, aravuga ngo aya amenewe abantu bose, uzamwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Nagira ngo nguhamagarire kwizera Kristo, nagira ngo nguhamagarire kumwumvira, uyu mugabo w'intwari, uyu mugabo utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nagira ngo nkubwire ngo ngwino agukize, ngwino agutabare, yabambwe ku bwawe, yabambwe ku bwanjye, kandi na n'isaha ateze amaboko kugira ngo akwakire nanjye anyakire. Ntutakaze uwo mugisha, ntutakaze aya mahirwe Yesu yaduhaye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uwo uri we wese, waba ukomeye, waba uworoheje, waba uko waba uri kose, ukeneye Imana, kuko nyuma yo kuba mu iyi si wiberamo uko ushatse, hari ijuru utazageramo uko ushatse n'uko ubyumva. Kereka nukora ibyo rigusaba, nibwo uzarigeramo kandi ukazabamo uko Imana izaba ibishaka gusa.